Ibyiza n'ibi bya tungurusumu. Tungurusumu tuzi twese abenshi tuyizi nk'ikirungo gusa, ntitumenye byinshi byihishe muri iyo tungurusumu bigatuma tunamenya n'imikoreshereze yayo. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibyiza bya tungurusumu ndetse n'ibyo ugomba kwitondera cyangwa se ibyaha bibi byayo. Duhereye ku byiza bya tungurusumu, idufitiye akamaro kenshi gatandukanye. Irinda kanseri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ifite ubushobozi bwo kurinda ndetse no kurwanya kanseri yo mu muhogo, yo mu gifu ndetse n'iyo muri nyababyeyi ndetse n'izindi. Irinda umutima, cyo ni icya kabiri. Abahanga bakoreye ubushakashatsi kuri iki kiribwa bagaragaje ko abantu bakoresha barya hagati ya grame 2 n'eshanu ku munsi za tungurusumu baba bafite ibyago bike cyane byo kurwara indwara zitandukanye zifitanye isano n'umutima cyangwa se n'umuvuduko w'amaraso. Icya gatatu, bituma amaraso arushaho gutembera neza kuko bituma arushaho koroha, bigatuma atavura cyangwa se bya bindi byo kwipfundika kw'amaraso. Niba ukunda kugira ikibazo cyo kwipfundika kw'amaraso cyangwa se kuvura kw'amaraso, bigatuma imitsi yawe iziba cyangwa se ibyo bita ngo amaraso yipfunditse, umugira inama yo gukoresha tungurusumu cyane kuko iragufasha cyane. Ariko icya kane, ituma ugira uruhu rwiza, bigatuma utagira uruhu rw'iminkanyari cyangwa se uruhu rushaje. Icya gatanu, tungurusumu ifasha gukuza imisatsi. Muri tungurusumu no mu bindi bitunguru bitandukanye byifitemo ikintu cyitwa ricine, gifasha cyane mu mikurire y'umusatsi. Iyo ukoresha tungurusumu ntabwo imisatsi yawe ishobora gucikagurika cyangwa se gupfukagurika. Icya gatandatu, tungurusumu igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakoresha tungurusumu bagira amahirwe menshi cyane yo guhorana umuvuduko w'amaraso yabo uri mu kigero cyiza. Icya karindwi, ituma igogora rikorwa neza cyane kuko tungurusumu yifitemo acide phenolique izwiho cyane ubushobozi bwo gusukura inzira y'igogora cyangwa se appareil digestif, bigatuma uwayikoresheje atagugarara mu nda bitewe n'ibyo yariye. Icya munani, kuko tungurusumu ikennye cyane kuri kalori ndetse cyane ko dore ko muri grame 100 zayo harimo kalori 149 gusa, bituma abayikoresheje bagabanya ibiro. Mbese ituma abantu bashobora no kugabanya ibiro bakananuka. Abari kuri regime rero kugabanya ibiro, ntimwibagirwe gukoresha na tungurusumu cyane kuko tungurusumu iyo wayikoresheje ifasha cyane umubiri kohereza amakuru mu bwonko kudashonje cyane, hanyuma bigatuma igihe ugiye kurya udafata amafunguro menshi cyane. Icya cyenda, tungurusumu ituma umubiri wawe ushobora guhora ukoresha neza ibyo wariye. Tungurusumu inafasha umubiri gusohora imyanda iba urimo, ibikora ibinyujije mu nkari. Icya 14, tungurusumu kandi ifitemo ibintu byinshi bitandukanyije nka vitamine B6 cyangwa se B6, B1, vitamine C, selenium, fibre, phosphore ndetse na fer. Icya 11, tungurusumu ifasha cyane abantu barwaye ibicurane kuko ifasha umubiri kurema abasirikare bawufasha guhangana n'ibicurane. Niba wumva rero ufite iki kibazo, kora umutobe wa tungurusumu bari gukoresha kuko biragufasha cyane. Icya 12, ifasha abantu bagira ikibazo cyo kugabanuka kw'amaraso cyangwa se anemia, kugabanuka kw'amaraso mu mubiri. Niba rero ugira ikibazo cyo kugabanuka kw'amaraso mu mubiri, wibuka gukoresha tungurusumu imwe cyangwa se intete imwe cyangwa se gusi imwe ya tungurusumu buri munsi, bizagufasha ntabwo uzongera kugira icyo kibazo. Icya 13, ifasha umwijima gukura uburozi butandukanye mu mubiri.
mu mubiri w'umuntu, cyane cyane nka za mercure n'ibindi bisigazwa by'imiti uba waranyweye cyangwa se uba wanyweye. Icya 14, tungurusumu igabanya cholesterol mbi mu mubiri cyangwa se ibinure bibi mu maraso cyangwa se mu mubiri wawe. Noneho ubwo umaze kumenya ibyiza bya tungurusumu, reka nkubwire icyo ugomba kwitondera cyangwa se ibyo ugomba gukora kugira ngo bitagira mbi, kuko hari igihe ukoresha nabi bigatuma ibigira mbi igihe wayikoresheje nabi. Icya mbere, niba ufite ikibazo cy'umuvuduko muke w'amaraso cyangwa se hypotension, irinde gukoresha tungurusumu. Icya kabiri, niba urwaye igifu, irinde kurya tungurusumu nyinshi cyangwa se uyireke burundu, kuko ahangaha iyo tuvuze kurya tungurusumu nkeya, hari igihe umuntu atamenya kuyikoresha ari nkeya, cyane cyane wenda iba yikunda, ahubwo ugasanga yakomeje kuyikoresha ari nyinshi. Byiza rero no kwireka niba urwaye igifu. Icya gatatu, niba wakomeretse cyane cyangwa se ufite igisebe kiri kuva amaraso, irinde gukoresha tungurusumu. Ntukoreshe tungurusumu kuko byatuma amaraso yawe atavura. Twabwiye ko tungurusumu ituma amaraso yoroha, ibyo rero byatuma cya gisebe cyawe kituma vuba. Icya kane, niba uri ku miti igufasha kuwushyira ku muvuduko w'amaraso mu rugero rwiza, nabwo ntugomba gukoresha tungurusumu kuko bishobora guteza imikorere mibi ya ya miti unywa, kandi wibuke ko tungurusumu nayo ikora nk'umuti. Icya gatanu, niba urwaye asima cyangwa se indi ndwara z'ubuhumekero, ntabwo ari byiza gukoresha tungurusumu. Icya gatandatu, niba urwaye amara, irinde kurya tungurusumu kuko yongera ikibazo cy'amara, yongera icyo kibazo ufite. Icya karindwi, niba utwite, irinde guhora ukoresha tungurusumu, igikoresho byibuze rimwe mu cyumweru cyangwa se uyireke burundu. Ngibi rero ibyo ugomba kwitondera kuri tungurusumu. Wamenya ibyiza bya tungurusumu, wamenya ibyo wakwitondera mu gihe uri kuyikoresha kugira ngo ikugirire akamaro nk'uko igafite. Naha rero nshoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Byari Mupenzi Dozi kuri Mupenzi TV. Ndabasaba gukora subscribe niba mutarayikora, kandi nkomeza gushimira cyane abantu bakoze subscribe. Mbasaba mwese kujya muyisharinga, mukaduha like, mukaduha na comment, mukatwandikira uko video mwayibonye kandi ibyo mushaka ko tuzabaganiraho ubutaha. Ndabasaba rero gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Mupenzi TV no mu biganiro bindi bigiye kuza, ntimuzabicikwe. Naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ciao.